Muraho neza turabasuhuje abo muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana abane namwe nta handi muri rero ni kuri Mubwire TV ushobora kuba uri mushyashya aribwo ukiza ukibaza ngo ni mubwire iki ese bababwira iki abantu nta kindi tubwira abantu ni ukubabwira ko ari beza ni ukubabwira ko tubakunda ni ukubabwira ko tubashimira ni ukubabwira ko ari ingenzi nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakeneye kubwirwa amagambo meza nyuma y'amagambo mabi babwiwe akabagiraho ingaruka zitari nziza twaravuze ngo ni iki twakora nta kindi rero twakora nta kindi tubereyeho ni ukubwira abantu ibyiza n'ukurikirana ibiganiro byacu nta bindi bihaba ni ukubwira abantu ko tubakunda ni ukubwira abantu ko tubashimira ni ukubwira abantu ko tubazirikana mubwire agihari mubwire nawe ugihari mubwire ukibasha kubivuga nawe ubimubwira akibasha kubyumva nibyo rero tubwira abantu ni amasiripurize dukora uradutuma ku muntu tukakugererayo tukamubwira ngo warakoze nimba wari ushaka gushimira nimba wari ushaka gutungura duhamagare kuri iyo nimero iriho turababwira rwose ko ubakunda kandi ubashimira mbere rero gutangira ibiganiro byacu nk'ibisanzwe tubanza kubarangira ahantu h'ingenzi mwakora ibintu bya ngombwa ibintu bikenewe mu buzima ushaka kuba ushaka imyenda myiza ushaka kudodesha ufite iminsi mikuru ufite sivire ukeneye amarido imyenda iyo ari yo yose kudodesha ushaka umutayeri mwiza kandi wizewe nta wundi mutayeri rero ni Grace ntandi wamukora ni mu isoko rya Nyarugenge nimero yo ni 0788555573 uwo ni Grace uramwegera akudodere imyenda yose ubwoko bwose ukwishaka kandi umunsi yaguhaye ayikugezaho hanyuma rero mukeneye kwambara amakanzu meza imyenda myiza ya caguwa haraba bambwira ngo afite imyenda myiza yo mu biro yo kujyana ku kazi yego arayifite rwose cyangwa iyo kujyana gusenga cyangwa iyo mu bukwe imyenda yose nunu arayifite nunu rero ntandi wamubonera ni kuri 0788708835 akorera mu mujyi winjiye ku muryango wa Access Bank muri Shike umuryango uhita ukurikiraho ni nunu ushobora no kumwandikira kuri WhatsApp ushobora kumuhamagara hose nunu wamubona hanyuma rero mukeneye kugura imodoka nziza zijyanye n'igihe nta wundi muntu wabafasha kubona imodoka nshyashya kandi zijyanye n'igihe z'ama hybrid ni Fabiola wamuhamagara kuri 0788133097 Fabiola rwose aragufasha ku bintu bijyanye n'imodoka hanyuma rero abakeneye indabo abakeneye amavaze gutegura mu rugo jardin nziza ibintu bijyanye n'indabo nta wundi wabafasha ni Yvette kuri 0788665258 Yvette uramwandikira Yvette uramuhamagara akagufasha ku bintu bijyanye n'indabo ndetse n'imiteguro myiza yo mu nzu uyu munsi rero narebye ndabase nibiki turi buganire kuri Mubwire nubwo tubwira abantu ibyiza nubwo tubatungura ariko tugenda tureba ntago twibandwa ku muntu ku giti cye ahubwo tureba muri rusange ibintu bishobora kubangama ibintu bishobora gutuma umuntu abaho atameze neza ibintu bishobora kumubangamira tukaza tukabivugaho tugahana ibitekerezo niyo hari umuntu ushaka ko hari ikintu tuzavugaho aratwandikira muri comment cyangwa inbox akatubwira ngo muzatuganire kuri ibi bintu cyangwa mudushakira umuntu waduha inyunganizi kuri ibi rero narebye ndasanga abantu benshi bakunda kugira abantu b'abanyeshyari bafite ishyari nta muntu utagira umunyeshyari nta muntu utagira umuntu navuga wenda umurwanya rero ushobora kuba ufite abo bantu ndetse ubita mu nshuti hari n'abantu ufite inshuti ariko harimo abanyeshyari kandi umunyeshyari si mwiza umunyeshyari afatwa nk'umurozi abantu benshi bakunda kuvuga ngo ishyari niryo shuri rya nyuma hari wiga ukahita uroga kuba umunyeshyari ntabwo ari ibintu byiza rero muri uyu munsi navuze ngo reka mbabwire ibintu biranga ishyari nimba ufite abantu barangwa n'ibi bimenyetso nimba ufite umuntu uzi ibi bintu umusibe kuko ngo yanakwica kuko ngo yanakuroga kuko abanyeshyari nta kiza bakwifuriza umunyeshyari abakurwanya umunyeshyari abashaka ko nyine ubuzima bwawe butagenda neza yego ibintu rero nabonye bishobora kugaragaza abanyeshyari ikintu cya mbere gishobora kugaragaza ko umuntu afite ishyari uzabisuzuma nubona hari ibintu muri ibi n'ibi umuntu biziho uzahita uvuga ati uyu muntu ni umunyeshyari ikintu cya mbere rero kiranga umunyeshyari ahora atesha agaciro ibyo wagezeho hari igihe ugera ku kintu abantu bandi bakakishimira bakumva ni ikintu cyiza ugezeho nyine cy'ingenzi ndetse ukwiriye guhabwa congratulation ariko umunyeshyari we hari ahora avuga ngo ubuze biriya ni ibintu bya danje se nta birenze ahora guca intege ahora atesha agaciro icyo kintu wagezeho akahora avuga ko ibyo bintu nyine nta mumaro si ngombwa n'abandi babigeraho kandi wenda urugero urangije amashuri uyarangije wenda binagoranye niyo byaba bitanagoranye ni ikintu gikomeye kuko si bose bayarangije wenda ubonye iyo perimi
abantu benshi bazibuze. We rero ahora nyine ari umuntu wo gutesha agaciro ibyo wagezeho. Nimba ari umuntu wo gutesha agaciro ibyo wagezeho, hakaba hari abandi bantu babona ko ikintu wagezeho ari ingenzi, ari indashyikirwa, uri umuntu nyine wakoze ibintu bya hatari, uwo ngo agahora we abisubiza inyuma. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kizakwereka kuvuga uti uyu muntu ni umunyeshyari. Ikimenyetso cya kabiri rero, ikindi kintu navuga ku munyeshyari uhora nyine atesha agaciro ibyo wagezeho, nta bintu bajya bashima, nta bintu rwose ajya ashima, ahubwo ahora anenga. Abantu bahora banenga nta kintu bashima, abo bantu bafite umutima mubi w'ishyari. Icya kabiri rero, aho ari hose umunyeshyari ahora kuvuga nabi, ahora kuvuga nabi, umva azana inkuru zigusebya, izo kuvuga uburyo nyine utagirirwa icyizere. Mbese aho ari hose ahora avuga uko abantu bagutakariza icyizere, inkuru zigusenya, inkuru zigusebya, ku buryo nyine abantu muri sosiyete basigara nta cyizere bagufitiye. Nimba ari umuntu namwe muzi wicara avuga abandi, avuga inkuru zo kubasebya, ari umuntu ahora asebya, ari umuntu avuga ko atagirirwa icyizere, uwo muntu aba afite ibimenyetso by'ishyari, ikintu cyo kugusebya, ikintu cyo guhora nyine kuvuga nabi. Nimba ari umuntu buri munsi uhora kuvuga nabi, uhora gusebya, icyo ni ikimenyetso cya kabiri kizakugaragariza ko uwo muntu agufitiye ishyari. Rero ikindi kintu cya gatatu kigaragaza umuntu ufite ishyari, muhora muhanganye, nyine muhora muhanganye. Umuntu ugufitiye ishyari ahora mu rugamba rwo kwerekana ko nyine akurusha. Nimba mukorana mu kazi, nta n'uwabibabajije, wenda mukora kuri poste zimwe, usanga nyine ni nka competition, yerekana ko akurusha. Mbese ahantu hose nimba ari n'ikintu bagiye kukubaza, akerekana ko ari we ukizi, ahora ahanganye nawe, ahora ahanganye nawe, ahora yerekana ko nyine udashoboye, ahora yerekana ko utabashije. Icyo rero ni ikimenyetso nacyo kiri mu bintu biranga umuntu w'umunyeshyari. Icyo ngicyo nimba ari umuntu ukizi, uzahita ubona ko uwo muntu ari umunyeshyari. Ikindi kintu rero abanyeshyari bakora cyangwa bagira, bahora binjira mu buzima, ahora ashakisha amakuru, ahora ashakisha amakuru y'uko uhagaze. Ugasanga nawe ubwawe hari inkuru utaramenya, zitarakugeraho, ariko we yazimenye. Mbese buri munsi ahora yumva ashakisha kumenya amakuru yawe, ko uhagaze, ese n'ibiki yagezeho, ese n'ibiki yungutse, ese noneho ubu ngubu ageze ku ruhe rwego, ese noneho ubu asigaye akora he, ese cya kizamini yakoze yagitsinze. Ashobora no kumenya inkuru y'uko watsinze utarabimenya. Ahora ashakisha amakuru yo kumenya uko ubuzima bwawe bumeze. Ibyo rero nacyo icyo kiri, kandi ayashakisha iki? Impamvu zitari nziza. Nimba umuntu ahora agusebya, nimba umuntu ahora agusenya, ayo makuru abashakisha aba ari uko atari meza. Ikindi kintu kiranga umunyeshyari rero, ahora yumva ko iteka ryose yakugisha impaka. Ubundi tumenyere ko mu buzima hari abantu bakunda kujya impaka, numva n'ibintu bitari byo kujyaho impaka, we akabijyaho impaka. N'umunyeshyari rero nuko aba ameze, umva impaka rero we azijya wenda atari no kugira ngo mwishime cyangwa muganire ku kintu runaka, oya, we abikora agamije yuko kwerekana ko nyine gutsindwa kwawe, agamije kwerekana ko uri hasi, akugisha impaka ashaka kwerekana ko mbese uciriritse, ko ubwenge bwawe buri munsi y'ubwe, akakugisha impaka rero yerekana ko we ari hejuru. Ibyo bintu rero biri mu bantu bagira ishyari. Ibyo niyo tumenyetso tugenda tugaragaza abantu bagira ishyari. Ishyari ni ribi. Ishyari nibyo nkababwira ngo ishyari, umuntu ugira ishyari yanakuroga. Umuntu ukugirira ishyari akuguye urwaho yakwica. None se umuntu nimba akugirira ishyari agashaka ko muhangana, agashaka ko kwerekana ko udashoboye mu kazi, guhora yerekana ko ari uzi ibintu, guhora yerekana ko murakorana, mukora ibintu bimwe, akereka abantu ko ari we wakoze neza, ari we wavunitse mu kazi, mbese ni wowe bibazwa. Nimba ari n'ibyo bagiye kukubaza agahita yivugisha ngo ubuse ngo wowe ngo arabishoboye. Umunyeshyari ntanatinya no kuba yakugerekaho ikintu nimba ari ikintu cyabonetse mu kazi kitari cyiza, kitagenze neza mu kazi, nk'aho cyabagiyeho mwese kuko mukorana. Umunyeshyari ahora agambiriye ko ari wowe kiri bujyeho. Rero numenya ko hari abantu bakugirira ishyari, ntibizaguca intege, ahubwo ujye umenya ko abo bantu bari munsi yawe. Nubona ari umuntu ukugirira ishyari, nubona ari umuntu ukurwanya, nubona umuntu nyine afite inkuru zo guhora gusubiza inyuma, ibyo bintu wowe ntibizaguca intege, ntibizatume wumva
wihebye, ntibizatume wumva ko udashoboye. Oya, urashoboye, kuko mu bintu bihagurutsa umuntu kukurwanya cyangwa bihagurutsa umuntu gutesha agaciro ibyo wagezeho, ni uko aba ari inyuma yawe, ni uko nta kintu aba ashoboye, ahubwo ni uko aba yaratsinzwe. Rero nimba ufite abantu bakurwanya muri ubu buzima, kuko ntibabura, mbahaye n'utumenyetso dukeya, udusinye dukeya dushobora kukwereka umuntu utakwifuriza ibyiza, utakwifuriza ko hari aho ugera, ushaka kwerekana ko ari we ushoboye, ushaka kwerekana ko ari we nyine ubasha. Nimba hari umuntu ufite ukamubona ko akurwanya, ukabona ko uwo muntu afite ibimenyetso by'ishyari, umva, ntucike intege, ntunababare ngo uvuge ngo uyu muntu ngo aranduta. Oya, ahubwo uwo muntu uramurusha, uwo muntu ari munsi yawe. Rero ndabashimiye mwe mwari mukurikiye kino kiganiro, mukomeze mukunde ibiganiro byacu, mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment, ibi biganiro bigere kure. Ndetse nawe ukore muri comment utubwire ngo twakongeramo iki, ese twagabanya iki. Nimba nawe kandi uri umuntu wari ufite ibintu bitari byiza, nawe ufite ishyari, wikosore. Ishyari ntabwo ari ryiza, ishyari nta hantu ryakugeza, ishyari ni ikimenyetso kibi kandi n'umwuka mubi wa Satani. Ndabashimiye rero mwebwe mubana natwe, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, murakoze, ndabakunda.